Yesu ashimwe bene data, nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Uyu mwanya tugiye kuganira ku magambo y'Imana dusanga muri Zaburi y'117, Zaburi y'118 ndetse na Zaburi y'119 kuva ku murongo waho wa 81 kugeza ku 179. Ndetse tuze no kureba mu gitabo cya 2 n'icya 3 bya Yohana. Ijambo ry'Imana nk'uko turibona muri iki gitabo cya Yohana, ni amagambo yanditswe yongera gushishikariza abantu urukundo rwa kivandimwe, n'uburyo abantu b'Imana bagomba kugendera mu kuri. Umwanditsi w'iki gitabo yari arimo ashima abantu b'Imana kuko baharaniye kugendera mu kuri no kubaho bayoborwa n'ukuri. Ijambo ry'Imana iyo turisomye, wenda muri iki gice ni igice kimwe mu gitabo cya Yohana, tubonamo cyaba iki gitabo cya Yohana wa 2, urwandiko rwa 2 rwa Yohana n'urwandiko rwa 3 rwa Yohana, ijambo umwanditsi yagarutseho cyane ni ukugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo usomye mu gitabo cya 3 umurongo wa 4 cyangwa se umurongo waho wa 2, haravuga ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza, kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo. Nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Imana ishimwe cyane. Kuba mu kuri kw'ijambo ry'Imana no kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana ni bimwe mu bintu Imana idushakaho, ni bimwe mu bintu Imana yifuza ko dukora kugira ngo biturere, bidufashe, bidukuze ndetse bitugeze ku kigero gikwiriye cya Kristo, kuko na Kristo yari umunyakuri. Rero aya magambo mu gitabo cya Yohana cyashishikariza abanyetorero, abakristo, abantu bose gushikama mu kuri no kukugenderamo no mu gukoreramo, kuko ukuri kw'ijambo ry'Imana, Imana bijya bituma Imana yishimira abantu bayo. Imana ishimwe cyane. Hari abandi bantu Bibiliya hano yise yuko ari abanyabinyoma batagendera mu kuri. Hano bavuze mu gice cya umurongo wa 9, bavuze ngo uwitwa Diyotirefe, uyu nguyu yagendaga asebya abakozi b'Imana, ababeshyera, atabavuga iby'ukuri, ndetse umwanditsi Yohana biza kumugeraho biramubabaza, ariko aravuga ngo nicyo gituma ubwo nzabibutsa ibyo akora, nuko atuvuga amagambo mabi y'ubupfu, nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data, n'ababishaka akababuza, akabaca mu itorero. Uyu muntu yari umuntu ukomeye. Diyotirefe hirya no hino bajya bahaba, usanga bagenda basebya abakozi b'Imana, bababeshyera. Ugasanga ba Diyotirefe baranga gucumbikira abashyitsi, bakabuza n'abandi bashaka gukora ibyiza kubikora. Mu itorero hari abantu baba bameze gutyo, muri sosiyete hari abantu baba bateye gutya, babona abantu bashaka gukora ibyiza
ukaba watese ibi ngibi urabikorera iki, ubundi uzahembwa nande, ubundi bimaze iki, ubundi. Rero bene data nshuti bakundwa, ndagira ngo mbakangure mwirinde abantu bababuza gukorera Imana. Igikorwa cyose waba ukoze ari cyiza, Imana irakinezererwa. Mwirinde rero abantu bashaka kuba bakubuza gukorera Imana. Imana ibahereze umugisha, kandi mukomeze mugubwe neza, mukomeze muharanire kugubwa neza no guharanira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turi muri ibi bihe bya Noheli, duharanira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo rindi naryo nyamukuru riri muri Zaburi y'119 umurongo wa 86 havuze ngo ibyo wategetse byose ni umurava. Bangenjesha ibinyoma ntabara. Ibinyoma nibyo umwanditsi wa Zaburi yaranditse ngo ibyo wategetse byose ni umurava. Bangenjesha ibinyoma ntabara. Bashigaje hato bakandimbura mu isi, ariko sinareka amategeko wigishije. Imana ishimwe. Unzure nk'uko imbabazi zawe ziri, kugira ngo nitondere ibyo akanwa kawe kahamije. Imana idufashe cyane. Umwanditsi wa Zaburi yari ari ku rugamba. Ibyo yahuraga nabyo, urugamba yarwanaga, yahuraga n'abamurwanyaga bishingiye ku binyoma, kumuhimbira, kumurwanya, kumubeshyera, kutavugisha ukuri kugira ngo bamuce intege. Ariko aza gukomezwa nuko Imana yiringira igira umurava muri byose. Ibyo wategetse byose ni umurava, nibyo gukiranuka, kandi n'iby'ukuri. Imana ishimwe cyane. Nubwo byaba bikomeye, nubwo urugamba twaba turwana cyangwa baba baduhagurukiye, by'Uwiteka atukorera ni iby'ukuri, kandi afite umurava kugira ngo atabare abarengana, atabare arwanirire abantu bose Satani aba yumva ashaka guca intege. Ndakwifuriza kuba mukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi ndakwifuriza gukomerera mu Mana no mu murava bituruka ku Mana, mu izina rya Yesu. Amen.